Nshuti bakunze urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, kongeye kubasuhuza tubaha ikaze mu kiganiro twabateguriye uyu munsi. Nk'uko musanzwe mumenyereye rero, uyu munsi tubafite umutumirwa nawe musanzwe mumenyereye kandi ubakunda cyane, tugira ngo mumuhe ikaze kandi hamwe natwe tubifurije namwe ibihe byiza no kugubwa neza muri iki kiganiro. Ariko mbere yuko dutangira, ndagira ngo umutumirwa wacu abasuhuze, mushyikirane nk'uko bisanzwe kugira ngo tuganire dususurutse kandi tunezerewe. Albert, ndagushimiye cyane, nshimire cyane kandi abakurikira RNN, nshimire na mugenzi wawe mufatanya ugufasha guhanga bw'ibyuma, Kagabo. Hanyuma kandi mbabwire ko nishimiye ubutumire bwanyu. Ikindi nishimiye kuba nagira icyo ntangaza hakinyuza kuri televiziyo yanyu. Nkaba rero nishimiye gusangira no gusangiza abakurikira televiziyo yanyu ibyiyumviro, ibitekerezo, ndetse ubwo wenda mbonereho no kuba nabasaba gusubscribinga channel yanyu, kurayikinga no kuyisharinga kugira ngo ibyo itangaza bibagereho na bwangu bigisohoka. Ikindi ubwo nanjye wenda mbabwire ko nkorera kuri Gicaniro TV. Igicaniro TV rero nacyo niba mugikurikira, ubwo nacyo nabasaba subscribing. So urakoze cyane rero Albert, nishimiye kubana nawe. Urakoze cyane nawe Egide. Bakunze urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo, rero uyu munsi twabateguriye ikiganiro tugaruka nanone kuri babanga mwabo. Nk'uko musanzwe mumenyereye muri gahunda yacu, no kurwanya inkuru z'ibinyoma, inkuru zishyushya imitwe, inkuru zihabura abanyarwanda, inkuru ziroga abana. Mu by'ukuri kuri uyu munsi turagaruka ku mugani w'ikinyarwanda cyangwa se ku ijambo ry'incoberamahanga bakunda gukoresha mu kinyarwanda bavuga ngo gutokora ifuku, ariko n'umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo kamere ntikurwa na reka. Gutokora ifuku na kamere ntikurwa na reka, wamenya aho bihuriye cyangwa se wagerageza ukabihuza? Burya abanyarwanda ni abahanga cyane. Abanyarwanda iyo bavuze bati nta gutokora ifuku, none se ifuku kwiba mu mwobo ko ariho ituye, wayitokora ute ko ibiri busubiremo? Ubusanzwe Ibye irahumirije, wabasha kuyitokora kuko n'ubundi iri mu mwobo ni nk'inyaga. Noneho rero niyo wabibasha kuyitokora, unabigezeho ukabibasha kuyitokora, iri bwongere itokorwe kuko iri busubire muri wa mwobo. Noneho rero uti kamere ntikurwa na reka, ni ukuvuga ngo icyabaye akarande ntabwo gihinduka. Urumva ibintu byaramwokamye, ni uko nguko bizahama. Ubwo ni uko nguko njye nabihuza. Iyo migani yombi ivuga kimwe, ivuga ko mu by'ukuri ni nka kabaye twende katoga, niyo koze ntigacya, niyo gakize ntigakira umunuko. Ubwo ibyo ngibyo byose biri hamwe. Nguko uko nabisubiza Bwana Rukerantare. Wagitoye 100% ni ukuri pe. Nari na mwarimu yaguha amanota yose adakuyeho. Mu by'ukuri ariko mu mwanya wanjye Egide, urabona ko tumaze iminsi dukora akazi, tumaze iminsi dukora ibishoboka byose kugira ngo tubwire babanga mwabo bisubireho, bagaruke mu nzira. Ariko mu by'ukuri ndabona bisa no gutokora ifuku. Ndabona wa mugani kamere ngo idakurwa na reka. Wa mugabo tumaze iminsi tuganiraho kandi tugerageza kumugira inama ko yahinduka akagaruka mu nzira, akareka kuroga abana, dore ko ari n'umukambwe. Aranze, arakomeje. Musabyimana Gaspard wabonye ikiganiro yahitishije ejo bundi ku itariki ya 10 z'uku Kwakira, ngo arimo gusubira mu ncamake ngo y'amakuru yaranze icyumweru, aho yadodobekanije amagambo
agerageza kuvuga byinshi, ariko mu by'ukuri icyo yaragambiriye ni ya ngeso ye, ni ya ndwara ye yo guharabika leta no guharabika ubuyobozi, ni ya ndwara ye yo gukwirakwiza ibinyoma no kubeshya, akora amasesengura adafashije ariko agamije kuroga urubyiruko. Ndibuka neza ko mu byo wakurikiye kimwe nanjye nk'uko nabikurikiye, yavuze ngo ku bucamanza, avuga ukuntu ngo ubucamanza bw'u Rwanda ngo nta kigenda, kugeza aho avuga ngo bwaboze ku mutwe, ngo ubutabera bw'u Rwanda bwaboze ku mutwe, ngo nk'ifi, ngo bwahereye ku mutwe ngo nk'ifi ijya kubora. Arivanga, avuga ku bintu byinshi, avugamo n'inyandiko mugenzi we Majoro Neretse ngo yanditse, agereranya ubutegetsi bwo muri Afurika nk'ingoma za cyami, ko abana barimo gusimbura base, bagera n'aho binjirira umuryango wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ukiriho, ukiyoboye, ariko ngo kubera ko abana be barimo kurangiza amashuri, abana be biga, abana be babonye imirimo kandi bashoboye, ngo ubwo nabo ngo barateganya kuzamusimbura, mbese batangiye kuraga mu mwanya wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Yavuze byinshi, avuga imanza ngo zagiye ngo zicibwa nabi, ariko icyantangaje cyane ni uko henshi na henshi cyangwa se hose yisunga bya binyamakuru nanone nabyo biri mu mujyo umwe nawe, bigambiriye guharabika no gusebya leta, kimwe nk'ikinyamakuru cyitwa Umurabyo cyangwa se ikinyamakuru ngo cyitwa Jambo News. Ndumva hari byinshi nawe wabonye, ku buryo aribyo nagira ngo tuganirire abakunzi b'imbuga zacu zose, tuganirire abadukurikiye, tuganirire ndetse n'ababeshywe bamenye ukuri kw'ibivugo. Ubwo sinzi, naba nguhaye ijambo kugira ngo nk'uko nawe wabyikurikiraniye ube wagira uburyo ubisobanurira abadukurikiye, hanyuma dukomeze ikiganiro. Nongere gushimire Rukerantare. Reka nkubwire, ntabwo Musabyimana Gaspard ntuzigere na rimwe utekereza ko hari ikintu azavuga kizima ku gihugu cy'u Rwanda. Iyo agiye kuvuga ko agiye guca mu ncamake z'amakuru yaranze yaba icyumweru yaba ukwezi, yewe niyo yavuga ati ngiye kuvuga ayabaye mu munsi umwe, ntuzigere na rimwe utekereza ko hari icyo aza kuvuga ngo iki ngiki cyabaye kizima, iki bavuze ibikwiye, cyangwa se iki ngiki ndagishima. Oya, ntuzigere na rimwe utekereza icyo kintu. Ni ukuvuga ngo rero iyo yanariza amakuru ye y'icyumweru ashakamo ibibi birimo, ni ukuvuga ngo defo nizo yifuza, niyo atazibonye arazihimba, arazikereye. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo yabanje kuvuga ku butabera bw'igihugu cy'u Rwanda. Ubutabera bw'igihugu cy'u Rwanda iyo abunenga, yabanje kuvuga ko umucamanza yabanje kubaza abashinjacyaha nk'abita byabaza atese ibi ngibi ntimuza kubikenera, ntabwo biza gukorwa. Impamvu yabyo ni iyi, ni ukubera ko niba umurimo utangiye ukaza kwibuka uti icyo kintu sinagikoze, kuki atakwibutsa se ati mbere yuko dutangira ibi ntabwo biza kuba bikenewe, ibi n'ibi ntabwo bihari, ese ibi ngibi bimeze bite, kugira ngo abakebure abibutse, cyane cyane ko burya niwe muntu wenyine uba worohewe mu rukiko, kuko agomba kuza afite umutwe umwe kugira ngo aze kubasha guca imanza.
iyo ugomba kumva uruhande rumwe akaza no kumva urundi, ni ukuvuga ngo uwo muntu aba agombye kuza aruhutse, nta stress afite, nta kibazo afite, none akanabafasha kugira ngo mwinjire mu rubanza mwebwe namwe nta mbogamizi mufite, mutaza kuza kuvuga ngo ntitwabimenye ibi ngibi, ntabwo twabyibukijwe, icyo kintu ntabwo kigomba kubaho. Noneho rero kuba rero yakibura abantu biri akaba ari byo agenderaho, akabavuga ko rwose ngo ubucamanza bwabuze, ndumva ngewe icyo ngicyo ntabwo twategereza ko hari ikindi kintu aza kuvuga cyiza kuri icyo kintu. Icyo bwo wenda umuntu akaba anakivuyeho, kuko iteka abona ingorane, ntabwo abona aho ibintu bigenda neza. Kwitwaza rero ahereye kuri biriya bintu uriya majoro yavuze, ngewe nabwo nta kibazo mbibonamo. Ese kuvuka ku mukuru w'igihugu, ntabwo wowe mwana nta ruhare ufite kuba umubyeyi wawe yarabaye umukuru w'igihugu. Noneho iyo bigiye ku kibazo kirebana n'u Rwanda, aba bana avuga bari bato cyane, sibyo? Bari bato cyane. Ndizera ko uwavuga urangije amashuri ya gisirikare, we ndibaza ko ashobora kuba yarataranabaho. Abandi babiri bakuru bari bato cyane, nta ruhare bagize kugira ngo umubyeyi wabo abe yaba umukuru w'igihugu. Yewe nawe ubwe n'umukuru w'igihugu ubu ngubu ntabwo ibyo yakoze byose yabiharaniye kugira ngo azaze umukuru w'igihugu. Yaharaniye kugira igihugu, icyo nicyo cya mbere, kubanza kugira igihugu. Ikindi kuvuga ati none icyo gihugu ubwo tukibonye, igihugu gitera imbere, igihugu bya bindi byabaye, harimo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, harimo kugira ngo Abanyarwanda babashe kubana neza nyuma y'ibyari bibaye. Kubanisha Abanyarwanda cyari ikibazo gikomeye. Bya bindi birimo kuvuga ngo abangaba bahamwe n'ibyaha, ariko se noneho tubigenze gute muri uko kubahana, ariko tunihutisha imanza, hajyaho za gacaca. Nyuma yaho abarangije ibihano byabo kugaruka bakabana na ba bandi biciye, ibyo bintu bigakorwa. Kubasha kubuza abiciwe kugira ngo ntibihorere, icyo cyari ikintu gikomeye. Ariko muri uwo mwanya harimo kubaka igihugu, harimo kubaka inzego z'igihugu, harimo gutera imbere mu majyambere, harimo amashuri, harimo ubuvuzi, harimo buri kintu cyose. Ibyo ngibyo ni ibyo yaharanira. Ko rero noneho bigira bitya bikamugwaho bati noneho tuyobore, ibyo icyo nashaka kuvuga ni iki, nuko abo bana avuga nta ruhare babigize. Ariko kuba ari abana be ni Abanyarwanda icyambere. None se niba ari abana be bakaba ari Abanyarwanda, ibyo ngibyo ntabwo babifitiye uburenganzira bwo kuba Abanyarwanda nk'abandi Banyarwanda bandi. Ni ukuvuga ngo nibiga nk'uko abandi Banyarwanda bose biga, bakarangiza amashuri, nta kibabuza guhabwa imirimo. Bazaza bajye mu mirimo nk'abandi, bazayiharanira. Aho babemeye bati mwebwe twari tubakeneye, babaha akazi. Niba babaha akazi bakaba bagashoboye, ako kazi bazagakora. Yewe nibigera n'igihe cyo kuvuga bati turakubonamo umuyobozi w'iki n'iki, ingorane iri hehe? Nk'uko none se undi wese waza ntabwo yaba umuyobozi, kuki batarebaho ahaturuka? Ikindi kandi, niba byarabaye mu bihugu bindi bitandukanye, kuki yibanda cyane ku bibera mu Rwanda no mu bihugu bya Afurika? Ahangaha abitwa ba Michel mu Bubiligi bagiye bakurikirana bate? Ntabwo babaye ba premier ministre, se yari ministre w'ububanyi n'amahanga, habaye ingorane. Muri Amerika ntabwo habayeho uruhererekane rw'ibisekuru, hakaza Bush Robert, hakazaza umuhungu we nawe akategeka Etats-Unis, murumuna we ari governor wa eta imwe yo muri Amerika. Abo ntibari bato, hari ingorane zahabaye. Mu Buhinde ibyo bintu ntibyabayeho. Hari ahantu henshi hano yewe ahubwo n'ubu ngubu ndibaza ko mu Bubiligi ariko bimeze magingo aya ngaya, nabo ni uruhererekane
rw'abantu bakora politike mu muryango usanga bakomeza kuyobora. Kuki rero iyo bibaye muri Afurika kuki atangira ahubwo no kubivuga ku Rwanda bitaranaba? Ni iki kimubwira ko abo bantu niba uwo mwana yije amashuri ya gisirikare abwirwa n'iki niba azagira amahirwe nk'aya se yo kuzaba perezida wa repubulika? Azakora igisirikare neza, yige neza, akora amahirwe namugeraho nawe bikamusekera. nkunganiye wa mugani n'abadukurikiye babyumvireho. Hano mu Bubiligi nk'uko wari ubivuze, Louis Michel yari vice premier ministre, ari na ministre w'ububanyi n'amahanga. Umuhungu we yaje kuba ministre wa coopération. Louis Michel yabaye commissaire européen. Umuhungu we uyu munsi z'ugitegeka européenne niwe. None se uwitwa Herman Dokro yabaye perezida wa Sena y'Ububiligi. Umuhungu we uyu munsi niwe premier ministre. Wa mugani wawe kuki ibiba ahandi iyo bigeze muri Afurika bihinduka indwara? Kuki uyu munsi bibaye mu Rwanda byaba ari uguca nk'amabere? Mu Bufaransa se umuhungu numvise avuga ngo Ange Kagame ngo umujyanama wa perezida. None se mu Bufaransa Christophe Mitterrand ntiyari umujyanama muri Elise? Kandi yabibaye umwanya muremure. Wa mugani wawe yabibaye rwose umwanya muremure, yabaye umukonseye wa François Mitterrand igihe kirekire. None rero ngo ntibiranaba, ahubwo ikintu giteye agahinda, uriya mugabo cyangwa se bari abagabo bameze nk'inkunguzi. Kuki aribo bashaka kuraga abana ise akiriho? Kuki aribo bateganya ngo abana ngo bazaba iki n'iki? Ese nibo bagaba ubuyobozi mu Rwanda? Nibo bashinzwe kugaba? Kabone n'iyo byaba ari ukuvuga ngo ni umurage, bo n'abiru ba leta y'u Rwanda, kugira ngo uyu munsi batangire kuvuga ngo Ange Kagame cyangwa se niwe uzasimbura se. Komeza reka nkureke ukomeze. Niho gutega ajya muri bimwe ava muri bimwe ngo ubwo wenda ngo n'iza analize yakoze ngo bagire ngo isesengura rye n'isesengura rikomeye ngo yarebye kure, kandi arareba hafi, ahantu kure hafi abona ni ku zuru rye. Urabona ntabwo ubwo ngo byitwa ko yarebye mu bizaza biri imbere. Ameze nka bamwe berekwa akubwira ngo ibi n'ibi kandi ubwo yabanje kujya iwanyu, yabanje kubaza abakozi, yabanje kubaza buri kintu cyose. Babandi babeshya abantu. So icyo rero navuga ni iki, nuko ntabwo rwose uyu mugabo ntabwo tuzarindira na rimwe icyo azavuga kiza ku Rwanda. Hanyuma nyine ubwo urumva yinjira mu bintu byinshi, yakora ririya sesengura Albert, ngira ngo nanone nk'uko uvuga uti wabikurikiye nawe, wumvishe ko agarura Kangondo na Kibiraro. Kangondo na Kibiraro arayigarura, kandi Kangondo na Kibiraro magingo aya ngaya ibibazo byarakemutse. Ejo bundi berekanye abaturage aho bimukiye, baratekanye, bameze neza, baberekanye bakora akarasisi, baberekana bakora siporo mu bibuga babubakiye, baberekana abana bishimye, nta muntu ugifite ikibuga aho ngaho, nta ugifite ikibazo aho ngaho. Yarangiza akavuga ati turagarura na Kangondo na Kibiraro ngo ntabwo byarangiye. Urumva ko wari inyuma, urumva ari inyuma, kandi ikibazo cyararangiye. Hariho ibintu by'intuza byo kuzana ibintu bya ngo za ruswa, ngo ruswa, ngo umuntu yatanga, ngo watanga ruswa ngo hanyuma ngo ugafungirwa iwawe, cyangwa ngo warosova ruswa ukayakira ngo ugafungirwa iwawe.
ibi byose biragaruka mu butabera. Ese igituma ubundi iyo ibintu bikiri mu nkiko, igituma habaho gutekereza kuvuga ngo uyu muntu reka aburane afunze, cyangwa reka uyu nguyu aburane ari hanze. Urukiko rutanga ingingo kugira ngo icyo kintu bagihitemo. Niba babona ko uri umuntu ushobora gucika ubutabera, nyine baragufata bakagushyira ahantu kugira ngo ujye uhaturuka uze kuburana, kuko bavuze bati turamufite. Ariko iyo babona nta kibazo na kimwe watera mu kuba wajya iwawe ukajya witaba urukiko, kuko bavuga bati uyu muntu rwose nta kumukemanga dufite, nta ngorane, uyu muntu azajya yitaba kuko ntabwo azacika ubutabera. Icyo gihe baguha icyo kintu cyo kujya utaha iwawe. Ingorane muri ibyo ngibyo ibibaye iyihe Bwana Rukerantare? Urumva ni uko nguko ngiye mbibona, nkaba mbona rwose aba yagiye kure cyane hatari ngombwa kandi abyita gusesera. Urakoze Egide, ndavuga ngo kure cyane nubwo wowe wavuga uti ntabwo hari ngombwa, ariko mbona ari ibintu akora ku bushake kubera icyo agambiriye n'icyo agamije. Kuko mu bigaragara nk'aho ngaho yavugaga ku bibazo by'inkiko, ndagira ngo nibutse ko ibyo byose yabivuze, ariko uzakurikire neza umugambi wabaga ari ukuvuga ngo abone ikiraro yambukiraho kugira ngo yinjirire cyangwa se ajye abone uburyo bwo gusenya umuryango wa Perezida wa Repubulika, abone uburyo yibasira abayobozi, abatuka cyangwa se abavuga ibidashoboka. Ariko noneho ikintu gikomeye nuko nk'umuntu uziko ubushize namukubwiye, nta munsi ndamukubwira, uriya mugabo yategetse immigration muri leta ya Habyarimana, aba chef du personnel muri service de renseignement, yabaye directeur de cabinet kwa Bizimungu Kazimiri muri ministeri y'ubuzima, yabaye umwe mu bashinzwe porogaramu muri komisiyo ishinzwe porogaramu za RTLM. Ubu ari muri FDU, ari muri za P5 izo ngizo, bafite n'iyo radiyo Inkingi. Iradiyo Inkingi byumvikana ko ari iya FDU. Mu bigaragara yari umuntu wakagombye kuba azi icyatsi n'uwo azi ubwenge. Yarize kandi koko yize amashuri, ndumva yarize za universite aho za Paris, iyo za Paris nako. Ariko ikintu gitangaje, hari aho uvuze ugaruye Kangondo, usibye no kwerekana abaturage bari mu myidagaduro bishimye, abana banezerewe, kandi ndetse n'abaturage bakabyivugira ku mugaragaro. Ndibuka ko hari ikiganiro wagiranye n'umuvugizi wungirije wa leta, asobanura iriya dosiye neza, kuva kuri A kugera kuri Z. Kandi nzi neza ko icyo kiganiro uriya mugabo yagikurikiye, ndetse n'ibindi byinshi byagiye binyuramo, ariko abikora nkana, bikinjirira hano bigasohokera ahangaha, kuko we si ibyo aba ashaka kumva nk'uko wabivuze. We aba ashaka isazi mu mata, nicyo kintu kimuraje ishinga. Aba ashaka bwa burozi atamika abamukurikira n'abamwumva, bashaka kubyita ngo ni politiki, ariko ni cya kindi navuze ngo wa muntu ubushize wari udukurikiye avuga ati, bahungu ngaho nimuhaguruke mubwire abandi basore icyo mubarusha, muhaguruke mwivuga imyato muhige. yakabaye yarabaye umugabo, yashoboraga byibuze ibyo byose kubivuga,
atagendeye ku marangamutima, agendeye ku nyandiko z'amategeko kuko n'umuntu wize. Icyo ngicyo bavugaga akatwereka ati hano hari itegeko rivuga ko nta muntu ushobora gufungirwa iwe ese ubundi ko afunzwe ko ari ubushinjacyaha bwategetse bukamuha imirongo ngenderwaho uko agomba kwitwara kugira ngo agume aho ngaho mu rugo bamukurikirane ari mu rugo, si ugufungwa. Ese mu mategeko y'u Rwanda ibyo biremewe? Ni kimwe na hahandi avuga ngo Cyuma Hasani mu mucamanza ngo yamukatiye ngo ku itegeko ritagikoreshwa. Mu minsi ishize nibwo namenye ko ibyo bintu avuga ari ibinyoma aba ashaka kududira mu mitwe y'abantu. Icyo kintu cyambonywe n'umushinjacyaha uwaregaga Cyuma Hasani. Umushinjacyaha niwe wabwiye umucamanza ati nyakubahwa, ibyo mwamukatiyeho ibyaha byamuhamye ibi ngibi ndabyemera, ibyo mwamukatiye ndabyemera, ariko hariya ntabwo nubwo ari y'umurega ntabwo ibyo nabyemera kuko itegeko mushatse gukurikiza rimuhana ntabwo rigikoreshwa. Inteko y'abacamanza irabyiga isubira mu mategeko isanga koko iryo tegeko ritagikoreshwa bivanwa. Ariko umugabo arabyirengagiza ntashaka ibyo bintu kubivugaho kugira ngo abone nyine uburyo asebya ubutabera bw'igihugu cy'u Rwanda, wagaragaze ko budakora. Ibyo ni ibintu bigaragarira buri wese, ni ibintu byavuzwe, ni ibintu abanyamakuru bavuze, ni ibintu ushobora n'uyu munsi ugiye mu idosiye, hari uburyo winjira utanga amafaranga ukinjira mu irembo ukajya mu idosiye bakaguha dosiye ukayisoma, nawe nashaka azabikora. Ariko aho kugira ngo bajye bavuga ibinyoma berekane ibimenyetso. Hariya nenga ubutabera akwiriye kuvuga ati dore bishe itegeko iri n'iri, bishe itegeko iri n'iri, rwose aho ngaho natwe twamwumva. Ariko kuza kwicara gutya gusa kubera amarangamutima no gushaka kunenga byo kunenga udafite icyo ushingiyeho ntabwo ari byo. Tukiri muri ibyo by'ubutabera, nanone uzi ko yanenze uburyo Beatrice Munyenyezi yaburanye. Abatamuzi, Beatrice Munyenyezi ni umugore wa Sharon Ntahobari. Sharon Ntahobari nanone waba yibaza uwo ari we, ni umuntu ufungiwe ubu ngubu, afungiwe Arusha, afungiwe icyaha cya jenoside yakorewe Abatutsi, akaba ndetse afunganywe na nyina witwa Nyiramasuhuko Paulina. Uyu rero Nyiramasuhuko Paulina nyine uruhare rwe ruragaragara cyane mu cyahoze ari Butare n'uyu Sharon umuhungu we. Umwe akaba ari umugore wa Ntahobari Maurice, hanyuma Sharon nawe akaba umuhungu wa Ntahobari Maurice. Uyu Ntahobari Maurice yigeze kuyobora inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, yanabaye ministre. N'uyu Nyiramasuhuko yabaye ministre w'iterambere ry'abagore, ngirago sinzi uko byitwaga icyo gihe. Hanyuma Beatrice rero Munyenyezi tuvuga akaba wari umuryango we, no kuvuga ko ari umugore wa Sharon. Igihugu rero cyaramuzanye, igihugu cy'Amerika kiramuzana kimugeza mu Rwanda kubera ko akurikiranyweho icyo kintu. Noneho akavuga ati rero ati ntabwo byashoboka ko yaba yarakoze ibyo bamurega kuko yari amaze amezi 3 gusa Butare. Koko waraye ahantu niyo waba waharaye cyangwa unahamaze isaha imwe ufite
ingengabitekerezo cyangwa se ufite ibyo bakubatsemo cyangwa se ufite ubugome muri wowe usanga bigusaba iki? Bigusaba kuba umaze igihe kingana iki ahantu kugira ngo ufate imihoro utema abantu. Yabonye ari uko bimeze, ni ikintu yari asanzwe aziyinjiramo. Ntabwo kuba yari amaze amezi 3 i Butare ngo ubwo ntabwo yari ni ukuvuga ngo none se umuntu wagize ngo abantu bicaga abo bazi gusa cyangwa abo babona gusa. Yagiyemo, yagize uruhare mu guhamagarira abandi bantu cyane cyane ko bamurega kuba yarahamagariraga interahamwe kuza gufata abagore n'abakobwa, cyane cyane ko bavugaga ko ahubwo yabikoreraga kubera ko umugabo we ari uko byari bimeze. None agasa nkaho abihimuyemo ati ngaho noneho bwa bwiza bwanyu reka tubirebe. None akabahamagara interahamwe zikabafata ku ngufu, barangiza bakanabica. Iki gihe rero arimo aravuga ko ngo ntabwo ibyo byaba bishoboka ngo kuko yari amaze amezi 3 i Butare. Ikiri cyo ni uko buriya ibimenyetso bitangwa kugira ngo umuntu igihugu yararimo kivuge kiti tubonye information zihagije, uyu muntu koko iki kintu nasubire hariya ajye kukiryozwa kuko turabona koko iki kintu kiba cyarabaye. Wari uzi ko mbene ibi bihugu byohereza abantu bakanaza nta nuzi icyo baje. Umuntu akaza ameze nk'umuntu uje muri tourisme, umuntu akaza ameze nk'umuntu wandika ibitabo, umuntu akaza ameze nk'umuntu ukina za filime cyangwa se wibereye mu bundi bushakashatsi, ku buryo n'igihugu ajemo nta nubwo kimenye ibyo ari byo. Akaza agakora ubushakashatsi bwe gahoro kandi ntabwo batuma umwe. Ikindi agera aho ibyo bintu byabereye, rimwe na rimwe akajya agenda anashakisha n'abantu kuko bene aba bantu baba bafite ubunararibonye muri ibi bintu byo gushakisha ibimenyetso. Akazagenda akabwira guverinoma y'igihugu ati turabizi, ati 100% iki gikorwa cyarabaye. Ibyo bakabishyira ku ruhande, bakaba bafata undi bati noneho nawe genda ubikoreho, tuzabireba ibyo uzanye turebe n'ibyuriye. Icyo gihe rero iyo basanze amaelema akwiye, 1 2 3, icyo gihe nibwo bafata decision yo kuvuga ngo umuntu koko ibi bintu byarabaye, reka tumwohereze mu gihugu cye ajye kuryozwa ibyo yakoze. So ibi bintu bavuga rero hariho amanuza menshi burya inkiko kugira ngo zifate umuntu zimuzana imbere y'ubutabera. Haba habanje kubaho ibintu byinshi cyane, biga byinshi cyane. Ejiga mwongerera akantu, hari icyo ngicyo twemeranyaho, ariko buriya ubundi Musabyimana Gaspard mu bigaragara ukurikije kiriya kiganiro yatanze n'ibyo yakivuzemo, biragaragara neza ko urugamba yariho ari urwo kurwanirira interahamwe no gukomeza kumera nk'ifi barobye iri mu ibasi iri kwikubita igira ngo irebe ko yacika. Ariko harimo amarangamutima. Utese amarangamutima ya mbere n'aya uriya mugore Beatrice Munyenyezi, nta nubwo ari Munyenyezi, ni Munyenyezi. Ni muramu witwa Atanazi wari directeur wa sûreté intérieure, Atanazi Munyemana. Urumva yari directeur wa sûreté intérieure, Musabyimana ari chef du personnel. Urumva ko n'abantu bakoranye bafitanye n'ubushuti. Sinzi niba icyo ngicyo yavuga ko atakizi, ariko harimo ayo marangamutima. Avuga ati reka ndengera umwana wacu
usibye no kurengera umwana wabo ibyo bintu wenda bishobora gukururukana ukazasanga bigeze bitangiye no gufata abo bose bakoraga muri service de renseignement. Bivuze ngo iyo arwanirira iyo dosiye ajya gushakisha ibimenyetso bifatika n'ibidafatika, ajya gushaka impamvu ngo umuntu ntabwo yamaze amezi 3 ahantu ngo agire icyo akora, ngo umuntu ngo yari atwite, ngo umuntu ngo ese ko ahinyura ubutabera, akavuga ngo mu gusobanura ngo abacamanza bashatse ko abashinjura ari bo babanza, umwavoka yavuga yabereka ko iyo procedure atariyo, bakahindura bakava kwizima, nabo bakabona ko atari byo, ubwo butabera ahakana nubuye. None se ubwo urambwira ko uwo munyenyezi atabonye ubutabera kuba umwavoka n'icyabereye yahabaye ikosa, haba hano mu mahanga, haba muri Amerika, haba muri Aziya, umwavoka n'icyabereyeho gukosora cyangwa se kurwanisha itegeko kurindi, itegeko rikarwana n'irindi. Buryo wambwira ko nta butabera buriho mu gihe umwunganizi wawe yafashe yafunze defense, umucamanza akabona aho yari yibeshye akagaruka mu nzira agakurikiza procedure nk'uko bikwiriye. Noneho rero ikindi aragaruka, nongera ngaruka kuri Cyuma Hassan. Umushinjacyaha nakwibukije ko ari we wasabye ko itegeko bari bakurikije kugira ngo bakatire Hassan cyangwa bamuhane ritari kwiye gukurikizwa kuko ritari rikiriho. Ni umushinjacyaha, ntabwo ari umwunganizi wa Cyuma Hassan wabibonye, nta nubwo ari umucamanza wabibonye, ni umushinjacyaha ubwe. Ariko iyo abivuga, noneho hagarutsemo akandi kantu gasekeje, iyo abivuga araza akajya kwerekana ngo ushaka amakuru ngo ajye kuyashakira ngo muri Jambo News, ngo icya kinyamakuru cya Jambo. Urabyumva? Nabyumva. Bivuga ngo n'ubundi ibyo ushaka kugira ngo abantu bajye kureba ni nk'ibyo uri kubabwira. Nk'ibyo uri kubabwira. Yagera ku yindi dosiye ati Nkusi Uwimana Agnes niwe wabivuze ibingibi. Mujye kubirebera kwa Nkusi Uwimana Agnes ku Murabyo TV. Wakwibuka Nkusi Uwimana Agnes wari we? Umaze noneho kwemera ku mugaragaro ngo ko ashyigikiye ngo Twagiramungu, na video yashyizeho yemera ko Twagiramungu ngo uvuga ngo bagomba gushyiraho umutwe wo kurasa u Rwanda. Sinzi niba wibuka ko hari dosiye yindi nshya yagaragaye igaragaza ko hashize imyaka 13 Ingabire Victoire ari muri kombine n'uriya Nkusi Uwimana Agnes uzo gufatanya kurwanya leta. Musabyimana akaba ari umwambari wa Victoire Ingabire Umuhoza. Ukibaza ayo makuru yose arimo gutanga, none na za reference arimo kugira aho abantu bajya gushakira ngo makuru ngo nyayo ngo nawe niho yakuye. Ahubwo ikigaragara iki kinyamakuru cha Agnes cyari cha Victoire Ingabire ubireba, iyo bireba ubona byaratangiye ahubwo Agnes ameze nk'aho ari umukozi, kuko iyo bisubiye inyuma ubona harimo kuganira bareba za shares zirimo bareba amafaranga mu gihe cyaba kiguzwe, bagira bati no kuvuga ngo nyine nta gitangaza kirimo kuba iyo myaka yose ishize aba bantu bakorana, aba bantu kuko buri kintu cyose baragihuje, imvugo barayihuje, urwango bararuhuje, kuyobya abantu niyo ntego yabo, ivangura bafite riteye ubwoba. So buri kintu cyose rero bagihurijeho, ni nayo mpamvu
Musabyimana Gaspard arimo atanga referanse zabo, aratanga referanse zabo kuko nawe nta n'ikigaragaza ahubwo ko inyuma atabirimo. hari ikindi wibagiwe, ariko hari ikindi wibagiwe, nuko muri aferi ya Rusesabagina ko amafaranga yose yanyuzaga kuri Agnes. Yego. Bivuze rero ko harimo urwo ruhererekane. Urabona hajemo Twagiramungu, hajemo Agnes, hajemo Victoire Ingabire, hajemo Musabyimana, hajemo Cyuma. Uranyumvira ibyo bintu? Urumva ni ibintu rero n'ubundi Musabyimana Gaspard nibyo navugaga, ntawamutekerezaho ikindi kintu kizima, sibyo? Ntawamutekerezaho ikindi kintu kizima yavuga ku Rwanda. Njya mvuga ni aba bantu ukuntu bavuga ko bakunze u Rwanda, ko ibyo babikorera Abanyarwanda, ko ibyo bavuga ngo ari ukubera Abanyarwanda, ariko hagera igihe cy'ibyiza biba mu Rwanda, ibyiza bigana mu Rwanda, ikihabera cyiza kiba mu iteka, nibo bantu ba mbere bavuga bati nyabona ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo ese buryo ushobora kubeshya abantu umwanya umwe, mu kandi kanya umutima wawe ukakunyomoza ukagutarayisa kubera ko si byo birimo hano. Urumva ibiri hano birigaragaza bigatandukana n'ibisohoka mu kanwa. Ibyo ubwira abantu nta bihuriye, amarangamutima yawe aranga akaguturahisa akajya hanze, bakuvuga bati hagiye kubera inama nk'iyi yabaye y'abashingamateka, b'abadepite bo mu bihugu hafi bingahe batera, akibaza ati nyabona, ariko ibyo bintu izo nama zose zihora zijya hariya. Urumva wabonye ko noneho batangiye kuvuga bati nyabona muramenye mureke gusura u Rwanda. Uko musura u Rwanda niko mujyana amafaranga, niko amadovize yinjira muri kiriya gihugu. Uburyo bwiza ni ukudasura u Rwanda, n'iyo miryango yanyu muyihorere, n'abo bantu mwishyura minerivare mubihorere. Narabibonye n'izo tuntu twose mwajyaga mukorera abanyu mubyihorere, mwishyira amafaranga mu Rwanda. Ubwo se ugiye kumbwira ngo koko ba bantu ibyo bavuga, urumva umutima wabo umeze ute? Ibyo berekana n'ibyo biratandukanye cyane. Oya, ako kantu urakavuze, uranyibutsa ejo bundi Gatebuke, witwa Gatebuke ari no gusaba abantu ngo niba ufite n'umurwayi ngo mwihorere, ngo kuko amafaranga uramwohereza yo kwivuza ngo arajya mu mufuka wa Kagame. Ngo abana mu mashuri mubihorere mubavanemo. Yarize yararangije, niba akora nibyo ntazi, ariko yibereye muri pizza na za spaghetti n'abana bo mu mashuri. Ibyo rero urabona ko ni ibintu bikomeye, Albert, ni ibintu umutima wanze kwemera. Urumva umutima wabo wagumye hahandi, bari muri 94, bari muri 94, ipfunwe ryagumyeho ryo kuvuga ngo ibi tutakoze, ibi tutarangije, kuki ibi ngibi bitashobotse, kugira ngo n'aba bavuga babe batagihari, kugira ngo n'aba tubona tube tutababona. Noneho kubera ibyo niko guhimbahimba ibigomba kuza gupfukirana ibyo duhora twebwe tuvuga. Ntabwo byabaye, ntabwo ari twebwe, ni FPR yabikoze, bagashakisha ikintu kigomba gupfuka ibyo bintu, hanyuma noneho bakagaruka nyine kuko ikoranabuhanga ryaje, bagarukana imizindaro, bayobya abantu, babaroga, bababwira ibitari byo. Kuko urabona urubyiruko rwavutse nyuma ya 94 ubu nirwo rwinshi mu Rwanda, nibo benshi bahari, kandi abo bana tutababwira ntibazamenya. Ni ukuri. Ni nko gutanguranwa rero ngo tubagabagabane, bati hari abari mu gihugu bababwira ukuri kw'ibyabaye, abagize Imana ababyeyi babo bakaba bagihari barimo barababwira, ariko hari abandi nitukomeza gushyiramo imizindaro, hari abo tuzagenda
tubeshya tubabwira ko ibi ngibi atari ko byagenze. Niyo ntambara ubwo niko kuvuga muri buri kintu cyose, akabaye kose ukajya kubona ukabona yasinta reka si uko byagenze, si ibi ngibi ataho umurebe ibi ngibi. So niyo mpamvu Albert tugomba gushyiraho imbaraga zikomeye cyane, tugomba gushyiraho amaradiyo n'amachannels nk'aya ngaya menshi asobanurira abanyarwanda kugira ngo aba bantu bareke kubayobya. Mu gihe ataraba menshi, niyo mpamvu twebwe buri kintu cyose bazavuga tuzagihakana, tuzakinyomoza, ariko twe nitumeze nkabo. Icyo bazavuga kizima, twebwe tuzavuga tuti iki ngiki cyo ni gusa nta kijya kibasohoka mu kanwa, nicyo kibazo. Ariko tuzabwira urubyiruko ukuri, niba bayobya tuzababwira tuti mwebwe mugiye kuyoba, mureke tubabwira ukuri, hanyuma muze kwihitiramo mwamaze kumenya ukuri. Mbese twebwe icyo dukora ni iki? Ni ukubaha amahitamo. Hari aba bababwiye ibi ngibi, hari twebwe tubabwiye ibi ngibi, kandi muri mu Rwanda nimuhitemo rero, dore ngiki, dore n'iki ngiki. Hanyuma observation ni iyanyu, urumva, gukoresha umutimanama ni ibyanyu. Urubyiruko nimuhitemo, murebe, muvuge muti koko ibi birakwiye, ndumva ngomba kujya numva bariya kuko nibo bavuga ibizima. Ariko bariya ndabona bashaka kunteranya, ndabona bashaka kunyicisha, ndabona bashaka kunyobya, ndabona bashaka ko mpunga igihugu, ndabona kuko nibyo bahamagarira abantu. Nta kintu na kimwe babwira. None se babwira umuntu ngo nave mu ishuri kuko wajya kumwishyurira, ngo ntugiye kumwishyura ukaba wumva uwo muntu ari muzima? Mituweli ngo ntabwo birarangiye, wajya kuyimwoherereza ngo birarangiye. Kandi se bikaba bimaze iki? Ibyo bintu barumva abo batazi kureba no kumenya, nk'uko wabivuze, icyatsi n'ururu. Erega bariya abantu ubu hari ikintu kimwe nsigaye mbona, usibye no kugira ubugome, basigaye bakora nk'ibyihebe. Ibyihebe kuko n'iminsi yabo y'ubuzima urabona ko igeze mu marembera. Ariko agahinda ngira nuko badatekereza byibuze ko bibarutse, ngo bibuke ko abo bana bakeneye kumenya gakondo yabo, bakeneye kumenya aho se na nyina bavutse, bamenye aho nyirakuru yahungikaga ibijumba cyangwa yahingaga ibishyimbo, cyangwa se bamwe ngo bamenye n'imva ya ba sekuru. Ibintu nk'ibyo, bamenye umuco w'igihugu cyabo, bamenye indangagaciro ziranga umunyarwanda. Abo ngabo bagatekereza, impamvu mbita ibyihebe nuko iyo batekereje ko bo basa n'abari mu marembera, basa n'abajya gusezera kuri iyi si, ariko ntabwo nibaza umurage batekereza bumva basigiye abana babo. Umunyarwanda yaravuze ngo umubyeyi wanga umwana we, umubyeyi wanga umwana we amuraga urubanza rwamunaniye. Ese uru rubanza rwabananiye, ubu bugwari bwo kutemera gutsindwa ngo bafatanye n'abandi kubaka igihugu, nibyo bagiye kuzaraga abana babo? Ndongera mbabwire ngo nibahaguruke, niba ari abagabo, nibahaguruke bivuga imyato, bahige abandi, babereke icyo babarusha. Kuko kwicara hariya ukanenga, ndabyemera ko rwose ntabyera ngo de, ariko kujya hariya gusa ukanenga, uravuga amakuru y'icyumweru, ukavuga ibyahengo byo muri Zambia, ngo byo muri Central Africa, ngo ibiki, ngo wahanaha.
igihugu cyawe cyarabayemo inama internationale zirenze imwe zigamije kubaka no guteza imbere icyo gihugu cyawe. Izo nama nta nimwe uvuzeho. Abaturage barishyira hamwe bagakora umuganda, uwo muganda ntawe uvuzeho. Leta irakora gahunda zigamije guteza abaturage imbere nka za VUP, uwahoze uvuga mituweli, ibyo ntabyo uvuzeho. Yego mu Rwanda, mu gihugu cyawe, ubuzima kera abana bicwaga bapfaga bavuka bangana iki? Ubu bigeze he? Ababyeyi bapfaga barimo kubyara ubu bimeze gute? Ni bangahe? Malariya, abantu barwaraga malariya bangana bate? Bimeze gute? Nyakatsi, amazu yashyaga kubera gutura muri nyakatsi, bimeze gute? Amashuri yari ameze ate? Ubu bigeze he? Bangahe bigaga universite? Ubu bigeze. Ndabyemera, ndongera mbikubwire, mbivuge nta byera ngo de. Hari byinshi bigikenewe kugerwaho. Nk'iyo tuvuze amashuri, na minisiteri ubwayo y'uburezi ihora ivuga ko bari mu ngamba zikomeye zo kugira ngo baharanire ireme ry'uburezi rigere ku kigero twifuza. Icyo ni ikibazo, kandi bigaragara ko ni igihugu nyine kiri mu nzira y'amajyambere. Niba kiri mu nzira y'amajyambere, ukavuga uti ahangaha ngo abaturage barimo gusaba amazi meza, nuko bamenye ko hari amazi meza nyine, kuko bose ntibakivoma ibiroho. Ibyo ngibyo byose muri gahunda, uri umuntu uzi ubwenge, uri umuntu ufite gushaka, uri umuntu ushaka kubaka, wanakabigendeho ukavuga uti dore amazi meza yarabonetse, ariko haracyakenewe ko mu turere utu n'utu ayo mazi naho aboneka. Abaturage barubatse, cyangwa se icyorezo iki n'iki baragikumiye, ariko mu buzima haracyari ibinini nabyo bikenewe. Ibintu nk'ibyo, naho aho kwicara gusa ujora ngo ikibi uruguhiga n'uruhindu, ngo urugushakisha ahantu hari ikosa gusa, mbona nabyo ubwabyo ari ubushishi. Nuko rero muvandimwe wanjye Egide, tugana ku musozo, sinzi nawe ikiganiro barakirebye, ndagira ngo mubaze niba hari ingingo twibagiye twashoboraga kuganiraho, tuyiganireho, ariko tugana ku musozo, kugira ngo igihe twari twihaye cye kutubana kirekire, ntabwo twabasha kugikurura kuko igihe ntabwo ari elastique. Niba hari akantu bumva twari twibagiwe kuganiraho, iyo ingingo twari twibagiwe kuvugaho, wanyibutsa tukayiganiriza abadukurikiye, kugira ngo tubashe gukora ibishoboka byose, dukore iyo bwabaga, tubagombore, kuko uburozi bahabwa ni nko kurumwa n'inzoka. Urebye ingingo ku byo yari yavuze, dusa n'abazinyuzemo zose, ahubwo wenda wambaza uti inama ugira abatwumva ni iyihe? Buriya abantu bakwiye kujya bumva, ariko noneho hariho amatwi Imana yaduhaye n'amaso, ariko yanaduhaye buriya ibindi biduhishemo. Wumvisha hagaragara, ariko ukabaza umutima, ukavuga uti ibi numvishe ni ibiki? Ese nkuremo iki? Inyigisho ziri muri ibi bintu ni izihe? Noneho wowe hakabaho guhitamo, uvuga uti sinze kuyoba kubera umuntu ubishaka cyo, unyobya abizi kandi abishaka. Ahubwo njyewe
niba nanabyumvishe reka mbishake mu kuri ugiye kujora none urebe ibyo yakubwiye uvuga uti ibi ngibi mbibonyemo kuri cyangwa se uyu muntu afite ikindi agendereye. Ikindi kandi nyine nkuko nakomeje kubivuga hari uburyo bwinshi bwo gushakisha amakuru. Izi channels twababwiye tuba dufite amakuru ya nyayo, ibyo twita amakuru y'umwimerere, amakuru atayobya rubanda, amakuru yigisha, amakuru aguha umunsi ku munsi uko u Rwanda ruteye, uko ruhagaze, uko rwabyutse. Ayo makuru yasanga kuri RNN cyangwa ku gicaniro. Bituma uvuga uti biriya niba nanabyumvishe ni ukumva aho bageze mu gusara kwabo, naho ubundi ibizima namaze kubona aho nzajya mbireba. Nguko uko nagira inama abatwumva cyane cyane urubyiruko bwa Rukerantare. Hanyuma ubwo kandi nyine nanone ubwo bavuga ko tugeze ku musozo, ngushimire cyane kuba wantekereje kugira ngo dusangire iki kiganiro, ukaba kandi unampaye noneho n'uburyo bwo kugira ngo ngire icyo mbwira abakurikira channel RNN. Urakoze cyane. Urakoze cyane nawe muvandimwe Egide, urakoze kubw'ibiganiro byiza n'inama nziza ugira abadukunda n'abadukurikira, kandi turagushimira rwose ubwitange ugira mu kuduha igihe cyawe. Tunagusaba kugira ngo uko tugukeneye uzajye ugerageza ukomeze kutuba hafi, tuganirire abadukurikiye nk'uko mu kanya nari mbivuze, tubagombore kuko uburozi bahabwa bumeze nko kuribwa n'inzoka y'inkazi. Tuba tugomba rero kubaba hafi kugira ngo tubatabare. Nanjye nkaboneraho kugira inama cyane cyane urubyiruko kugira ngo mujye mubasha gushishoza, mumenye ubabwira icyo ababwira n'icyo agamije. Cyane cyane abababwira ibinyoma muzabibonera ko icyo bavuga gusa n'ukunenga, icyo bavuga gusa n'ikibi, bya bindi twavuze tuvuga gushakira isazi mu mata, bubi na byiza, kugira ngo babashe kubona uburyo bamunga kandi bangiza abaturage, babateranya na leta, babashyushya imitwe, nyamara bo bigamirije inyungu zabo. Nuko rero turabashimira kuba mwadukurikiye muri iki kiganiro, tukaba twari twifatanije na mugenzi wacu Kagabo uri ku buhanga bw'ibyuma, nawe ubashimira kuba mutuba hafi kandi mukomeza kudukurikira, kudukunda no kudukundisha abandi. Mugire ibihe byiza.